burya abashumba n'abandi twababaje benshi ariko kugira kumva no kuvuga ati byo nibarabareba nzabitanga byo ntibindeba birabareba cyo mpfa nuko nakoze umurimo hari umuntu ugira ku rwego kumva yarakize icyakane y'urusu ubona ubuki nicyo nakwita transformation ubwo no guhindurwa no uva mu byiza mu buryo bwose bukomeye yego muri kondisiyo yose yindi wari umazemo iminsi wahora gutekereza urahinduwe kandi iyi transformation turi kuvuga ishingira ku bintu bitatu hari wowe ubwawe yego ubuzima bwawe n'imibereho yawe utubuki nsura ngo ni amahoro n'umutuzo amahoro yo mu mutima ukarya imboga na dodo ukaruta wariye inkoko kuko ntiwabiriye ubiciraguramo yego ntiwabiriye ubisuzuguramo ntiwambaye akenda ukanenga hariho n'umese umwenda nijoro akawambara mu gitondo akamubera kandi ukabona yawe undi agahindagura ibyenda akajya kugura iduka ariko wapi hari n'abagura iduka burya ku muntu udakora umuntu umuntu uvuga ngo Imana izaza ibigenze neza amenye buki buvahe yego inzuki ziratara ahantu zikajya no mu nda butemera yego uzi ko zitara no muri nyiramunuka nabi cyatsi kizirura yego zigatara zigashakamo ibyiza muri urwo zigashyira ku maguru zigafata bya byiza zikaza guhuza bivuze ngo wigira akazi utinya wigira ibyo utinya travaye kora rezereti zaba nziza iya kuko ubigiramo uruhare yego ugomba kuhitondera kuba uburose kandi ugasanga uraryamye gusanga ariko hari ntajya baryama ngo ariko ngo zazibikore ryari nasengeye aha Bibiliya yaravuze ngo uko ntasohoka yego ngo nk'uko urugi rwigaragura ku ipata ngo niko n'umunebwe yigaragura ku buriri ahindukira nta gihinduka ahindukira amana uzabigenze gute kandi burya wihindukiye ukiza ku buriri mbega aho urebye kiba kihareba ngo uko urugi rwigaragura ku ipata ni nako n'umunebwe yigaragura ku buriri ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe Ubwabera Ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen ikaze mwese mukurikiye ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka Imana ibaho umugisha cyane kuba mwaraduhisemo niba ufunguye iyi video ugiye kwireba Imana ibaho umugisha amazina yanjye ni Jerry ndi kumwe na Pastor Ntambabazi nkuko bisanzwe atugezaho ibintu bitandukanye ndetse bijyanye n'inzozi n'ubuzima bw'umwuka ndakwakire cyane Pastor
urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kunyakira hano ku Bumwe bw'Abera Ministries. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Jerry, umeze neza? Kuri uyu munsi wo kuwa kane ndi kumva Imana iri mu ruhande rwanjye, kandi nk'uko nawe iri mu ruhande rwawe. Ndashima Imana ikomeje kundinda, kandi mpora niringira ko iyo mbashije kubona umunsi mba numva n'ibyiza byawe bihari. Imana ibyiza by'uyu munsi ubimpe, ibi by'uyu munsi wanteguriye ubindinde bice kure. Amen. Kandi mvuge kumenya kwitwara mu isi. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Yego, twibutsa abantu bifuza ko mwasengana ko bajya baguhamagara, ni kuri telefone ku wa kabiri mu masaha y'igitondo, ubwo ni ava midi, hanyuma ni ku wa kane ni umunsi wose, ariko basaba randevu nyine kugira ngo 24 hours, ariko bagasaba randevu kugira ngo ku wa gatatu kwe binyorohere atagira uza gutakara. Mukuru mva ari kwa ngo reka mpite mbikora uko mbonyora, ngomba kurana nabo. Ari abashaka kubona nanjye by'umwihariko kuba ati nkeneye kubonana nawe. Yego, uwo ariko tubivugana. Yego, ni byiza cyane. Ikindi nshaka gukosora, numva nshaka no gukosora, numve mbikosore banabyumvireho. Gusenga nta kiguzi batanga cyangwa gisabwa. Hari abimbwiye w'icyago arambwira ngo se kushaka uza ngusengere ngo nta mafaranga bisaba. Isengesho riragurwa. Icyakora yego, uzaza mbaza iby'amategeko ko byo mbisorera, yego, ntabyo azabyishyurira. Mfite ntuze, mfite kampani, mfite imisoro ndasora, ariko ibijyanye n'isengesho ntirigurwa, ntirinagurishwa. Yego, abantu babisobanukirwe. Navuga ngo se ngo ndaza nzanye iki kigira gute? Isengesho rigurwa kwande? Nge naranguye kwande? Birasobanutse. Wowe wakora iki umutima ushaka bitewe no kwagura ubwami bw'Imana, ariko si ikiguzi. Ibyo rwose ntihagire umuntu uzabivuga. Nonde hari n'undi waje nawe avana arayama ntibasubiza amafaranga yawe, ibyo ntabwo ari byo. Yego, ibyo ni ibiki? Ushaka guhesha umuntu umugisha arabikora, ariko nta kiguzi kibaho, isengesho ntirigurwa. Urakoze cyane, ubwo rero baboneka kuganira. Yego, ni byiza cyane. Rero ku munsi w'ejo muri iki cyumweru tuzibanda ku nzozi cyane, kuko nk'uko twabihereye ku wa kabiri w'iki cyumweru, n'ubundi turakomeje, ariko uyu munsi sinzi icyo dufitiye, niyo mpamvu nagira ngo nguhe umwanya utubwire icyo udufitiye. Urakoze cyane. Mu kanya gato rwose. Yego. Rero uyu munsi ngira ngo twabwe ko ari umunsi wo kuwa kane, kandi turacyakomeje kuvugana n'Imana ishobora byose. Rero kuko ntabwo tuzahora mu nzozi mbi buri gihe. Yego. Noneho ndashaka kuvuga rero icyo bita kurota ubuki. Ntabwo ari ukurota inzuki, si ukurota ikima, ni ukurota ubuki. Ubuki ubwabwo ni product. Nuvuga ngo ubundi inzuki, ikima, ubuki, nuvuga ngo ubuki boneka ari uko habonetse inzuki, habanje inzuki, habonetse naho zigomba kuba ziri, zigatera bwa buki umuntu agasarura. Yego. Aha turavuga igikorwa kirangiye. Yego. Kuko inzuki ubwazo zisobanura ibindi bintu. Hari buvuge kano kanya, ndetse n'ikima hari buvuga ukundi kwamwa inzuki zigomba kuba n'umwami wazo. Ntabwo turaba kurota ubona ubuki, uburya, ububona, ubusiga umugati, ubukoresha, inzira zose wabutwaramo. Dushaka ko tuganira. Data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, byiringiro byacu, imbaraga zacu, gakiza kacu, we twabonye tugeze buka turengera, Mana yacu, mahoro yacu, reka bane natwe muri byose. Niwe washyizeho za nzozi, ushyiraho n'uburyo bwazo, ushyiraho no gusobanura. Ndasabye kugira ngo uyu munsi ubane nanjye Papa, kugira ngo utugirire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. No kuvuga ngo urose inzuki, yego, cyangwa ukarota naho ziba mu nzu yazo, ikima, ukarota n'ibicyo biti binyaguni bivamwe ubwa buki. Ibyo byose ni procedure yo kugira ngo ubuki bugire gute buboneke. Rero iyo inzuki zikwirukankanya, atansiyo menya ko ukosora, ariko iyo zikwiruka zikanya bishobozi kandi bakagenda, hari icyo bisobanura. Nuvuga ngo twe tunotoreba kuri product yarangiye. Yego, ubuki bwabonetse kandi ufite akamaro. Icyambere tuzi neza ko ubuki bunaryohera, burya ntibupfa no gupfa. Ese wamugana ubuki bujya butagarante? Kireka buriya bashyizemo izindi produits zo ariko bwo ubwabwo burya ni nk'amavuta y'inka, aho bugarakura, ariko hajya apfa arakura,
kandi uzayo nta kindi kintu bongeramo, ni amavuta nyine. yarakura kabisa, ariko n'ay'inka pana y'ubuto na za usariya na za n'ay'inka ariko ay'inka akomeza ubuki rero batakoze nk'ibindi bintu. Kora ibintu bikomeye, burakura ntibujya bupfa, ntibukene izindi. Ubuki bubitse niko bugomba, kandi bukarushaho kubyara no kugenda buhindura, naho kuryoha bugenda bunahindura n'ibara. Rero kurota mu nzozi ubona ubuki, umenya ko ubuki tubuganireho, ahantu wahiwe tubusigaho, ntabwo ubushye bukomeza. Ubuki buvura diyare, ubuki buvura indwara nyinshi mu buzima cyane, ubuki busimbura ikintu cyose, kandi ubuki buba bwaturutse mu gutandukana kw'indabo n'ibintu byinshi cyane bitandukanye hirya aho ngaho. Bivuga ngo gutara kw'inzuki bukabaho. Ni ukuvuga ngo iyo urose ubona ubuki mbere na mbere, bivuga ngo ugiye kwinjira mu buzima bukuryohera, wari warabangamiwe, wari warabihiwe, wambaye isi yarakunaniye. Ni ukuvuga ngo abundance ni ikintu, ni ibyishimo n'umunezero n'uburyohe mu rugo rwawe, mu kazi kawe, biri abundance, bidafite inkomyi, byinshi bihagije. Sinzi ko niba kumvise buriya byimbitse, ibyishimo byimbitse, ubuzima bwimbitse bwiza, amahoro, umunezero, byose kirindwa mu buryo bukomeye. Mbega nvuga ngo ni urwego rwiza ko Imana ikubwiye ngo dore igihe wazengurukiye, igihe none dore ndabikoze, icyo navuganye nawe ndabishohoje, irakuruhuye. Hari ubundi mbere y'uko twinjira cyane, hari umuntu uba ku isi yumva yabuze uko agira, akagera ku rwego rwo kwisabira gupfa. Tujya tubabona, hari n'abo binanira akavuga ati ndarambiwe ubuzima, hakanuvuga ati ariko ubundi wanjyana gereza nkaba niruhukiye, kuvuga ngo urugo ruri twa gereza, reka mbe ngiye n'ibigori bya leta mu gikoma cya 9:00, ubundi ntagereza ariko ndarushye, isi irambihiye, akumva yaba nko mu giti cya wenyine cyakumva yapfa. Rero no muntu ufite bya bibazo namenye ngo arose ubuki, yenda narota inzuki, akabona ikima, akabona ikinyagu, birasobanura ngo ari mu nzira yo kwakira. Ariko ubuki ni produit yarangiye rwose, ibyishimo pe. Kigali humura uzayituramo, uzatura mu ntara y'iwanyu wari urimo niba burose. Muri Amerika urabona ibyangombwa mu buryo bwihuse, mu Bufaransa uraza kubibona, mu gihugu uherereyemo urabona ibyangombwa, kandi aho wasabye akazi ugiye ukabona, kuko n'ubuzima muri abundance bwinshi bwishimye byiza, bya byishimo bihindura ubuzima, ukavuga uti wow, kubaho mfiteho inyungu. Burya iyo watangiye kubona ko kubaho hari ikibazo, burya uba wabihiwe, ubuzima buba bubishye mushumba. Noneho hari ukuntu urupfu narwo n'Imana ni danger, ntawe wabishobora. Ugatwara moto ngo kugonge bikanga. Hari n'abankuburozi ntibapfe, hariho nabiyahura bikanga rukakuruka, hariho nabifuza gereza bakora icyaha bakakurekura ku minsi 30 ugataha. Muri make ikintu cyose gituma wumva waruka umubabaro ukakifuza ariko kibi, Imana ikagifunga. Rero urose ubwo bucyo ubonye, menya ngo hari icyo Imana ikoze kandi kiza ku buzima bwawe, gishobora gutuma ugiye kwishima. Noneho izi ni inzozi zibyiza ziboneka. Ikindi ni pleasure and enjoyment. Ni pleasure bundi ni ibyishimo, hari kuryoherwa navuze mbere, kuryoherwa no kubaho, no kuba wishimye no kwireka kwinjoyinga muganda bidakira, no kuviva ya situation, kuba mu bintu wumva birimo. Niyo mpamvu uri kubikoresha. Baravuga ngo umuntu yagiye mu kwezi kwaki kabuki, batavuga ukwezi kwa sukari, reka ubuki nyine buryoshye kurenza ibyo byose, batavuga ukwezi kwa mata, kwezi kwa mata kutabaho, ni buki, kwezi kwaki buki. So nuvuga ngo ni ikiryohereye kurusha ibindi, na enjoyment no kuvuga wow, kazi kanjye karishimye, ndanezero, mbega ukumva ibintu ukora uri proud yabyo, uraruhutse mu mutwe. Rero kurota izo nzozi uri mu makuba n'ibyago, uri mu ngorane, ugoswe, gimenya ngo nta minsi mike ndaba ninjiye muri gakondo yanjye y'isezerano. Nabo babyita ngo ni pleasure and enjoyment. So ni ibyishimo no kwinjoyinga, njye babyumva bose barabyisha kuvuga, byose biri kumvikana. None ntuzagira aya mafaranga, buranja mbabara. Hari abantu twe gusengera,
akaba yarabayeho akenye, yamara kubona amafaranga mu gihe cyo kurya diyabete ikaba yituyemo, ibimubuza kugira icyo arya, ibi byarya kandi byakamugiriye umumaro. atangiye aho mbega wasanga mu gihe yari akeneye gufata ikica amahirwe kikikubitamo. Urayafite ariko ntacyo akumariye, ntabwo uri kuyenjoyinga. Reka ntari agashyushyu ntari bugire gute, ashobora gutumiza ikamyo y'isukari mu Rwanda ariko ntakatangwa n'akayiko kamwe akangaka. Najya kubona inkoko arabanza gutinya ati murebe ko nta mavuta mwashyizemo, yego hari bw'injoyinge ntari bikunde. Mbega ukabona ko mu gihe cy'ubuzima bwari bugiye guhinduka, ahubwo nibwo agiye kureramwo ibyago. Rero iyo urose izi nzozi ubwawe urimo uzibona cyangwa urimo uzibamo ukabona ni icya gatatu cyerekana kurota ubuki, biravuze ngo ugiye kugira ibyishimo ndetse no kuba mu bintu byawe wishimye. Yego, uzinjoyinga meals wishimye, ubwo uzaryoherwa ibiryo wishimye, tarobanura ifunguro ryawe, ntago uzabazwa n'ubwinshi bw'abana babyaye, ahubwo uzumva ari umugisha wabonye. Bana baziga bataruhari bitakugoye. Mbega hari igihe ugiye kwinjoyinga unezerwe, ugiye kwitwa sheri ntabyo wari uherutse, ugiye kwitwa hani ntabyo wari uherutse, ugiye kuryoherwa n'ibintu uri mucamo, muri make biratunganye. Icyo cyerekana ko warose bwabo kikabone nubwo uhagaze mu makuba n'ingorane, mu makuba ubona nta nzira. Yes. Ikindi bigaragara ubuki ni ugukira mu buryo bw'amarangamutima, emotional and spiritual. Mu buryo bw'amarangamutima ndetse no mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo ugiye guhazwa ibyishimo, kuko burya ubuki biri mu bimenyetso by'abantu b'abakire. Ubuki, ingano n'izahabu n'amavuta. Rero urumva nuvuga ngo ugiye guhazwa, ni nko gukira, kuba umuntu uzi ibyishimo nyine, ariko harimo no gukira mu buryo buri emotional, buri mu marangamutima. Ugakira amarangamutima, uragumva ubabaye ukaba ugiye gukira, kuranezere. Burya reka nibire n'abantu akabanga, niba ujya ukunda kurara ufite stress mu mutwe, yego, uzagure bwa buki bwiza, apana bwapfuye mu ruganda cyangwa bongeremo isukari. Burahari, hari abantu bacuruza b'inyangamugayo, yego, baba bashaka kuvura, ujya hamwe bacuruza iyo miti, yego, warangiza ugafata agashyushyu niba utarwaye, kagashyushya, ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki. Ubwo muri ya mata y'inshyushyu ushyiramo akayiko k'ubuki bitewe na gu yawe, yego, ugahita ugasoma, ugahita uryama, ubwonko buraruhuka. Yewe mutinda nawe utanze, si wumva ko uba uri kuvura roho, uvura n'umubiri. Sindi umugorozi ariko aka kanama nyamara ukumve, yego, ni ukuri hagira ubyeseya niba adafite ikibazo kimubuza kunywa amata, ariko kumva mu bwonko urananiwe pe, urarushye burundu, bagutekera agashyushyu kabe nk'akazu yazi, ushyire nk'ibiyiko bibiri bitewe na gu yawe, ariko atari bwabo ukibongeyemo isukari. Wajya kubugura mu babucuruza, barahari, buri original barabufite, barabizi aho bagurira amakara n'ahandi hose barahazi. Ushyiremo gahita unywe turyama, jeri ubyuka waruhutse mu mutwe mu buryo butaraba. Hatwe twirirwa imbere y'ibyuma byinshi, ahubwo iyo nama nisa, yego, aho kurarira amajyane, aho kurara wanyoye ibyo udashaka n'ibindi byose, oya green tea oya, ahubwo fata ugashyushya mu gatasi kawe, bayashyushye, namara kubera ushyiremo akayikuvange, unywe birakazu yazi, ubundi utewe ryamira, ubyuka mu mutwe haruhutse. Usibuka kwiborosa kuko ntiwararana isukari n'amata mu kanwa ngo amenye azabe mazima. Yego, undi muntu wumva atanywa amata, genda mbona bagira inama ariko fata umwenya uyu nguyu barawuzi, abantu b'Abanyakigali so barawuzi, ushyiremo n'akadimu, ushyiremo n'akayiko k'ubuki, nabwo urabyuka ubwonko bwaruhutse. Hanyuma niba udafite umwenya, fata indi, ukaba udafite n'amata y'undi utemera kunywa amata, fata ikiyiko kimwe ukamuriramo akadimu n'umutarwara igifu, nako ugasome nijoro nyuma mbere yo kujya kuryama, urabyuka ubwonko no mu nda rwose uri mutagatifu, wumva umeze neza. Kuko kose harimo ubuki. Iyo nama ni sawa cyane, urakoze cyane, urakoze. Yego, tugomba kugira, twarimo dusobanura gatatu yuko ari uburyo bwo gukira mu marangamutima. Yego,
healing kandi ngewe twagiyemo n'inama yo kuntu byagenda buriya nababwira byinshi none unashaka no kugira ngo hari ukundi ntabwo ndi umuvuzi ariko hari n'ukundi nakubwira ikawa n'ubuki uko bikora nabyo nabibwira undi muntu runaka ariko ni uburyo bwo kwivura kandi bishoboka ubwonko bukaruhuka rero ni ukuvuga ngo ukira mu marangamutima ni ukuvuga ngo Imana irakubwiye ngo nubwo wababajwe ugahangayika igiye gukiza mu buryo bwo mu marangamutima kubera ko abantu barakomereka Jerry abantu bakomeretse mu marangamutima akumva yazinutswe abantu ubuze ko nawe ushobora gusanga kubera umuntu umwe wumva n'abandi bantu utabagirira icyizere kabutse ubundi wenda mutandukanya n'ikinuri ibyo nibyo twiberamo ubundi se wenda abwirwa n'iki ko ari muzima kuruta undi bose ko baje basa rero ni ugukira amarangamutima no mu buryo bw'umwuka mu mwuka burya abashumba n'abandi twababaje benshi ariko kugira ukumva no kuvuga ati byo nibarabareba nzabitanga byo ntibindeba birabareba cyo mpfa nuko nakoze umurimo hari umuntu ugira ku rwego kumva yarakize icyakane y'urusu ubona ubuki nicyo nakwita transformation ubwo ni uguhindurwa uva mu byiza mu buryo bwose bukomeye yego muri kondisiyo yose yindi wari umazemo iminsi wahora gutekereza urahinduwe kandi iyi transformation turi kuvuga ishingira ku bintu bitatu hari wowe ubwawe ubuzima bwawe n'imibereho yawe aho buhindutse completely ikintu gifata ku mibereho kigafata kuri wowe ubwawe ndetse kikajyamo n'imbere mu mitekerereze ubwawe igikundiro already kiragarutse kandi hari umuntu buryo ugira icyangiro n'ibintu bikamwanga amafaranga akamwanga abantu bakamwanga ubuzima bukamwanga nawe ukajya wirya urwata ariko ubundi nigenda humeka cyangwa se ndiki hari n'ubu bifite ibyo bintu ariko afite icyangiro abo bantu usanga ari nabo bakunda kugira ishyari akabona ko murusha iki ariko kuki abantu bahora bamushaka reka duhe urugero rwiza cyane rwose abana banjye ntacyo ntakora ngo bagire ubwenge aburiya mutindi batsinda gute ukabona akabatwara mu bigo akazana coaching akazana undi ugasanga umuturage mwana aheruka ikaye ari mu ishuri ubundi urabona gutora abana yigiriye kwahira yagiye aza mu ishuri ahita kuki ntabyara abana beza kandi bari abantu ufite uburyo ugasanga hari ibintu abantu bafite iyo complexe yego kagugirira ishyari wowe Imana yaguhaye utarabigizemo n'uruhare ariko kugenda ibaza hari abana ko abanjye bahora abwo ntibarwaragurika rega nabo bararwara ahubwo ikibazo hari indwara bamaze kubona ko umuravumba n'umwenya wabikemura yego ariko ibintu ugasanga ni transformation guhindurwa cyane kuri wowe ku buzima bwawe no ku iterambere ryawe ni inzozi z'igitangaza ko buri hari n'imiti bakoresha mu buki mu kwisiga uruhu rugahinduka cyane cyane bira bashyira bakora byantuze bindi bya waxing n'ibindi hakora nk'imiti ikomeye burya ikomeye cyane ibyo ugasanga ni uburyo bwo guhinduka yego usa neza ukurwaho icyangiro mu buryo bw'umwuka ariko yego niho twaza ariko ngo usigaye wisiga iki kombe bifeva ntacyo ni ya mavuta cyane n'umuntu nzi twageze ku bana dufite ubukene umwe twarabanaga abana ariko rero giye kwisiga ntacyo bimbwira burya akantu ntabura n'umuntu wese unkunda hazanira agaparufe rwose nzishima akantu ntabura ni parufe ariko kwisiga si ngombwa undi maze ko gukora ka press up ukora pompage nk'eshatu cyangwa ukabira icyugahita y'amazi y'icyuka tukomeza ubuzima ntabwo ntabwo babwira umuntu ko ibintu mwihorere wisiga iki urya iki gabanya ibiryo durutangiye kubyibuha kandi ukabuzi neza ko ibindi bintu birenze ahubwo Imana yaguhaye amahoro n'umutuzo uragenda umubiri wimerera neza icyo bita kurota ubuki nsobanura ngo ni amahoro n'umutuzo amahoro yo mu mutima ukarya imboga na dodo ukaruta wariye inkoko kuko ntiwabiriye ubiciraguramo ntiwabiriye ubisuzuguramo ntiwambaye akenda ukanenga hariho n'umese umwenda nijoro akawambara mu gitondo akamubera kandi ukabona yawe undi agahindagura ibyenda akajya kugura iduka ariko wapi hari n'abagura iduka burya hari n'abagura ibihenze b'amamiliyoni menshi cyangwa hari n'abagura iduka
iduka ry'imyenda se wapi nyamara shaho rero ibintu by'ibyuma uvuga ngo nawuguriye muri iri duka akumva nagaciro iyo ntago ari marike kwanza habamba hari marike hari marike hakaba n'iduka avuga ati narikuye mu iduka iri n'iri ritagiye kwamamaza yego naryo tuvuze ariko nanarivuga urimo narivuga ariko ndaharetse ko ntacyo bampamagayemo urumva we gusa ni brand yego yakurikiye ariko yabyambara uko nameze nk'igihuru kiri mu nzira bari kuvuga iryo jambo undi akigira Nyabugogo mu Nkunda Amahoro agatora agapira ko muri tera hejuru bahita tera hejuru akigurira agakweto yego Kimisagara yakwambara kabana biri fit burangiye sinzi ko mberwa ariko nta mwanda njya ngo uruhenze oya sawa era kuri kare aka oya ni ubwenge sinjya njya mu bintu bimpenze ngo njye mu bintu bingoye sinakwambara ikoti rya 400 sina ishwi nigurira utuntu dutoya ariko sinzi niba mberwa ariko barabivuga bamwe muri make oya nibyo undi agasanga yagiye muri salo zihenze ati ye niyogoshera aha hantu ariko baravuga asanga isura ye ntabwo yanahindutse rero icyo tugomba kumenya ko iyo urose ubuki ni igikundiro papa yego muri tera hejuru muri tera hejuru agorane urashekeje uyu munsi ariko nzo kunezerwa yego muri caguwa muri tera muri ntago ari wajya gurebe baba tera hejuru atako ndagafata afite umuhungu ndamukunda twa Janvier iyo nyene imipira yo muri tera hejuru ni uyinzanira kubera buriya hari ukuntu nubatse ibintu yego ndamukunda ariko Janvier nawe rwose umuntu ukeneye ka kugurira utwenda tumeze neza azambwire muhe nimero kuko kandi nta henda yego buriya niwe dukorana ngira ngo hashize nk'imyaka nk'itandatu amurarambanye kandi ndashaka size nkupira kayinzanira sinjya Nyabugogo ko ndahajya bati dore wa muntu arahise ati vumwe hagira undi muntu unyambika inkweto sinjya njyayo urumva ko ari sawa cyane nkagira undi ugomba kumpa costume y'Inyamirambo urumva ko buri kose haba gafite isoko rirerire uwo muhungu ni nawe ntuma telefone ntibabona ngiye mu telefone rero umushobora gusanga ukaba ufite icya iPhone ariko ntagire unakireba ko nta isura yawe nuko uhagaze iPhone nta muntu wayibona nawe rero hari abantu usanga bafite icyangiro bataberwa akagura iduka akagura isakoshi ariko mu by'ukuri bikanga ariko ukabona ntabwo afite inzira cyangwa icyerekezo cyo gusa n'ibyo yaguze rero ahangaha niho twabonye ko ari transformation guhindurwa ugiye kwambara uberwe si ngombwa ngo ujye ibintu byiza uvuge wumvikana si ngombwa ngo ujye kurya mayoneze ni iki no n'urya imboga birahagije birakuyoboka cyane kuyoboke ugubwe neza urukundo rugusatire ubuzima buboneke intonganya zishire icyuriye kikuyoboke cyufashe kigukundire mbega ugiye kuba nk'umwami mu buryo bwo kunezerwa n'umuntu nakubwira ngo urimbwa wumveho ubwo ntabwo wanabyumvise yego swaje umuntu agutuka ntubyumve ko ntacyo biba bikubwiye hano dewe umuntu yarambwiye kanaka yakuvuza ibi n'ibi tambwira ko numva yavuze bike kuruta ibyo asanzwe avuga siko yakijijwe tubinetralize atse nta ntiyavuze bike kuruta ibyo asanzwe avuga ni kandi ikindi cya kabiri nta gishya kirimo byose nsanzwe mbyumva yaravuze ngo umutsi muri mijisho ribi urutwa na duke ikiganza kimwe cyuzuye amahoro yego kirutwa n'amashyabiri yuzuye amahano oya nibyo rero aho ngaho bugiye guhinduka ikindi tugomba kumenya ariko uvuga ngo ni guhinduka mu buryo bukomeye kandi ku kintu cyose kandi ahantu hose no mu nzira zose urose ubuki itegura ibyo bintu ariko ikindi ubuki nanone warning kuburira gasopo ku muntu w'umunebwe ku muntu udakora umuntu uvuga ngo
ngo Imana izaza ibigenze neza oya amenye buki buvahe yego inzuki ziratara ahantu zikajya no mu ndabo utemera yego uzi ko zitara no muri nyiramunuka nabi cyatsi kizirura yego zigatara zigashakamo ibyiza muri urwo zigashyira ku maguru zigafata bya byiza zikaza guhuza bivuze ngo wigira akazi utinya wigira ibyo utinya travaye kora rezeriti zaba nziza iya kuko ubigiramo uruhare yego ugomba kuhitondera kuba uburose kandi ugasanga uraryamye gusanga ariko hari ntajya baryama ngo ariko ngo uzazibikore ryari nasengeye aha Bibiliya yaravuze ngo uko ntasohoka ngo nk'uko urugi rwigaragura ku ipata ngo niko n'umunebwe yigaragura ku buriri ahindukira nta gihinduka ahindukira Mana uzabigenze gute kandi burya uhindukiye ukiza ku buriri mbega aho urebye kiba kihareba ngo uko urugi rwigaragura ku ipata ni nako n'umunebwe yigaragura ku buriri harimo inyigisho rero abantu bajya bakanguka bumve nyine urose ibi byose ariko banze baze nkora iki ahantu hasuzugura akazi avuga ati ko nize menshi ayo mushahara wamarira iki nyamara akazi kabi kaguha keza cyane rwose buriya kanaguha connection buriya nge mprefera connection none se connection yazo uryamye hari n'igihe ngewe umuntu amekiraka bitewe akampa make ako nareba ahantu bizabera nareba abantu bazazamo avuga ni nta kibazo nzakora ibintu byiza abazaba bahaje nzibranding none kuri urose ubuki niba ngo gira improvement mu bintu byawe cyane rwose hari rwose uryama ati narasenze Imana izabasha kubikora noneho tugahura n'abigisha bo hanze aha tayari icyawe kiragutegereza nawe kijya wewe icyawe kiri gutegereza hahe cyangwa uragisanga niyo ari ku muryango Kanani bayisanzeyo yabasanze mu Egiputa yabasanze no mu butayu jamais barahagurutse bakora urugendo baragenda yego Aburahamu yasanze igihugu cy'isezerano he yavuye muri Uri y'Abakaludaya icyawe ndabyemera ntikivaho uragisanga ariko cyo ntikikugira gute nuguma uri ntuzaguma aho ngaho kandi ntabwo kizatinda ahubwo burya bizimuka cyangwa ngo navuze ko ngo igahindura burya agakiza kari kagenewe abanyamahanga Imana iza mu banyamahanga hari ibintu none se niba nkeneye umukozi karangara akazi kazagutegereza kugera ryari ntabwo bishoboka gakomeze gapfe kandi hari abandi bagakeneye utubuki ni ukuvuga ngo banza urebe yego niba usengera akazi udepoza niba usengera akazi ugaragara ku murimo gute ese mu gihe wari uryamye ntiwari kwiga na code de la route ese mu gihe wari uryamye nta kintu gukora ese niba warize nibi nta bindi wanakora kongeraho uduskills twinshi ese niyo nta handi wagana ese ubu ngubu niyo nagenda nkaba manager muri restaurant napfa mu gihe ugitegereje wenda bya bindi uvuga ko ukeneye hari n'igihe ibyo ukeneye atari byo byawe nyamara ibyo werekejeho kigenda byunguka umugabo wawe mwarasengaga aragwa ashinga depo y'inzoga agusize ku kazi ufite igihe sinzajya muri depo reka avuye muri za nzoga akaba nk'imyambaro no kurya ubwenge bivuga ngo ongera ugire iki warning yo kumenya ngo ndakora kugira ngo ntabwo nakora ahantu harimo inzoga ikibino kuri buyumwe nazo uzajya muri restaurant uzabona restaurant itagira icyo ibyo bintu urimo uvuga hari restaurant yahinduka none se nibangahe bafite ama license bari gutwara ibintu runaka ntiwanatanga rumusanze no kwigare kandi ntago wamuseka kandi ari ibyo bintu ari bwinjize we ntago uri bubwinjize so rero na warning kuri otubugira ngo bamaso niba urose ubuki ubona ufite umufiance hafi cunga wireba muri situation arimo ahubwo murebe mu masezerano ubundi urebeye umuhungu mu butayu ntiwamenya ko afite Kanani ntago byumvise buri yego ntago wamenya nyine umurebeye mu isura arimo n'akageza n'intambara arimo wakibwira ko nta kimana yamuvuzeho nicyo azagera kandi hari igihe umusuzugura mukazahura aparitse imodoka batereka namwangiraga iki hari igihe uzabona umukobwa umusuzugure ngo avuka mu muryango uciritse ariko ari umunyamugisha nta wari uzi ko Esiteri yajya kuba umwamikazi umwana w'imfubyi uri kwa nyirarume ariko arangiza ahinduka umwamikazi mu muntu habamwe amasezerano yego ariko hari ibintu bine cyambere bamubwiye baramuje kuvuga ubwoko bwe
ari turizi yavugaga uwo ari we, bari bazi ko ari Hadasi, bari bazi ko ari Esiteri, ko ari Hadasi, ntabyo bari bazi. Hadasi ucecetse. Rero ni warning ikomeye. Ikindi cyaka kuvuga ni uguhamagarwa ngo amuha ubuki bw'ubuhura tukizwa mu mwobo. Ikindi ni imbaraga, burya mu bintu bitera imbaraga n'ubuki bubamo, burya bujya muri domaine yose. Cyanyuma cyangwa igikurikira ni iterambere. Gutera imbere, kuko nabwiye ngo ubuki ntibupfa, wanabugurisha mu gihe kizaza ntacyo butwaye. Ikindi kiriho ni ugukira uburwayi. Iyo ufite indwara runaka ukabona ubuki imbere yawe, menya ngo wakize. Ngizi rero inzozi ushobora kurota karimo ubuki mu gihe uri mu kibazo, ukavuga uti wow, ndimo ndajya mu cyerekezo cy'Imana yavuganye nanjye cyane. Icyo nkuyemo ni umuti w'umubiri, ni umuti wa roho, ndetse n'umuti w'amarangamutima. Ibintu bitatu. No kubahwa, yego, kurwaho igisuzuguriro, ariko bishingiye kuri ibyo bintu bitatu. Rego ubundi ukiza umutima, yego, nako ukiza amarangamutima, ugakira umubiri, ugakira no mu ukanatera imbere mu buzima. Kuko buriya gukira tuvuga abantu barabyitiranye. Ubundi ku isi nta mukiro uhaba, kuvuga umuntu aha mu rwego rwe kubona ibiguhagije. Yego, ubundi ni gute hari icyo bita abaherwe bafite byinshi byanabasagutse, ariko iyo ubasha gukemura ibibazo byawe nta wundi muntu uciye, ari wowe ubyikemurira ubwawe. Yego, ukabasha kuvuga uti abana bize meze gutya, inzira ishyuye, ubuzima bw'ibanze burarangiye, nturwaye, nta ntambara ufite mu rugo, kwibaza byinshi ngo biramera gute. Kayivutse urayikemura, umwana narwa ufite kubitwaramo, ibyo byose ukaba ubuzima nta usabye, ufite uburyo ubuzima buringanije. Twese ntabwo tuzabacuruza, ntibishoboka. Twese ntabwo tuzatunga, ntabwo tuzaba miliyarderi, kuko hari undi uyifite kandi akisanga asoreje ahantu hatari hazima. Ahubwo ni uburyo ki ni bwa buzima ubasha gukemura, ubamo gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose cyakuza, kigutunguye cyangwa wagiteganije. Muri make ukemura ibyo wateganije n'ibigutunguye ntawe ushakurije. Yego, ibintu biba bimeze neza. Wafata nk'idini uti nta kibazo nikabikemura, ukabuzi ngo byose bizarangira. So nubwo buzima bundi umuntu abamo, kuvuga ngo dufite ibiduhagije, ntuzifuza umwambaro, ntuzifuza icyumwana, ntazifuza ibi nibi. Bibazo umuntu yifuza inyama nk'ukwezi ugashira, inyama umuntu yagura kumva birababaje, ntuzifuza ibintu. Uzabona ko niba hari ibirori byabonetse ukumva ukeneye gusohokera hakomeye, urasimbukira gura kenda wikubitemo bigaragare neza. Mbega ni uburyo ki ubasha kurangiza. So rero iyo urose buno buki nicyo bisobanura. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ugiye kubasha gukemura ibibazo. Yego, ariko urumva uzirose uri muri situation imeze ite? Imbi. Urakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Urakoze.